Murakaza neza mu kiganiro neza kuri Dennis TV mugezweho na Ndahiro Clementine. Uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko y'ingenzi cyane, hanga amaso ku bisubizo aho kuyahanga ibibazo. Tuzareba ubwiza n'akamaro k'iyi nsanganyamatsiko, tunasesengura uko umuntu yakubaka ibitekerezo kirambye, kikagaruka ku ngaruka z'imvugo mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu bibazo duhura nabyo mu mikorere yacu, mu mibanire ndetse no mu mitekerereze y'ahazaza. Mu buzima bwa buri munsi abantu bahura n'ibibazo bitandukanye, ibibazo by'amafaranga, uburwayi, ubushomeri, amakimbirane mu miryango, ibibazo by'akazi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Iyo umuntu ahuye n'ibibazo, hari ibintu bibiri ashobora gukora: kwibanda ku bibazo ubwacyo no gucukumbura uko cyagenze, uburebure cyangwa uburemere, cyangwa gukomeza kureba icyagikemura, ni ukuvuga kwibanda ku gisubizo. Ingingo igira iti: hanga amaso ibisubizo aho kuyahanga ibibazo. Isaba abantu guhindura uburyo batekerezamo, gukuramo imyumvire yo guheranwa n'ibibazo, ahubwo bakitoza gushaka ibisubizo birambye. Iyi myumvire ntabwo ari mishya, kuko no mu muco nyarwanda wa kera abantu bahoraga bazi ko nta kibazo kidafite umuti. Gusa kuko isi igenda itera imbere n'imibereho igakomerera abantu benshi, hari benshi batakaza icyizere, bakibagirwa ko n'ikibazo cy'ingutu gishobora kubonerwa umuti. Iyi nyandiko isesengura icyo iyi mvugo ivuze, impamvu ari ingenzi kuyubahiriza, uko ushobora gufasha umuntu mu buzima busanzwe, n'uburyo abantu b'ingeri zitandukanye bashobora kuyishyira mu bikorwa. Kabiri, ibisobanuro byimbitse by'iyi mvugo. Imvugo hanga amaso ku bisubizo aho kuyahanga ibibazo isobanuye ko aho kwibanda ku buryo ibintu byacitse cyangwa byatambamye, umuntu akwiriye kwibanda mu buryo yakemura ibyo bibazo. Ni uguhitamo kureba icyakorwa aho kureba gusa icyo kitakozwe cyangwa cyataye umurongo. Kuyibona mu buryo bw'imitekerereze. Kureba ku gisubizo bisaba guhindura imitekerereze, mindset. Ibi bivuze ko umuntu yitoza gutekereza mu buryo bwubaka, aho gutekereza uburyo guca intege. Iyo yahungabanyijwe n'ikibazo, ashobora kubura amahirwe yo kubonera umuti, uko aba yahangayitse, yacitse intege cyangwa yarangariye ahabi gusa. Umwihariko w'iyi myumvire: iyi myumvire ntiyigisha kwirengagiza ibibazo, ahubwo yigisha kudafata umwanya munini utekereza ku kuntu byakugendekeye nabi, ahubwo ugahitamo gukora icyabigira byiza. Ni ugufata iya mbere mu guhindura ibintu aho kubireberera. Gatatu, akamaro ko kwibanda ku bisubizo. Kwibanda ku bisubizo bifite inyungu nyinshi mu buzima, yaba ku giti cy'umuntu, ku giti cye, mu muryango, mu kazi cyangwa mu muryango nyarwanda muri rusange. Bigabanya ihungabana n'umunaniro. Iyo umuntu ahangayikishijwe n'ikibazo gusa, bituma yumva nta cyizere cy'ejo hazaza, ariko iyo yatangiye gutekereza ku gisubizo, atangira kubona icyizere n'icyo kibazo cyaba gikomeye. Gutekereza ku gisubizo bitanga icyizere, bifasha ubwonko kuruhuka no gukora neza. Bifasha gukemura ibibazo. Umuntu wibanda ku gisubizo abona amahirwe aho abandi babona intsinzi.
inzitizi. Aho abandi babona imbogamizi, we abona icyuho cyo gutanga umusanzu. Iyo mitekerereze ifasha abantu kugera ku ntsinzi, ku kazi, mu mashuri no mu mibereho isanzwe. Bituma umuntu ahora yiteguye. Abantu bize kwibanda ku bisubizo baba bazi ko ibibazo atari iherezo ry'ubuzima. Batoza kudacika intege kandi bahora biteguye guhangana n'ingorane no kuzivamo bafite ishema. 4. Ingero zifatika mu buzima busanzwe. Umwarimu uhanganye n'abanyeshuri batumva. Umwarimu ashobora kubona ko abanyeshuri be batiga neza, aho guhora avuga ko abana b'iki gihe ntacyo bashoboye. Yahitamo gushaka uburyo bushya bwo kwigisha akoresheje ikoranabuhanga, imikino cyangwa ibiganiro byimbitse. Aho guhangana n'ikibazo gusa, ahitamo kugishakira umuti. Umubyeyi uhanganye n'ubukene. Umubyeyi uhuye n'ubukene, aho gukomeza kwijujuta ngo ubuzima bwaranze, ashobora gutekereza uburyo yatangiza umushinga muto nko gucuruza imboga, guteka, kudoda cyangwa gukora n'ibindi byinjiza amafaranga. Urubyiruko ruri mu bushomeri. Aho gutekereza akazi gahoraho, urubyiruko rushobora kwiga imyuga, gukora ubuhinzi bugezweho cyangwa gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo rutangire ibikorwa by'ubucuruzi, aho guhora bibaza impamvu akazi kabuze. Inzitizi. 5. Inzitizi mu gushaka ibisubizo. Nubwo kwibanda ku bisubizo ari byiza, si buri gihe byoroha. Hari imbogamizi zitandukanye. Umuntu uhungabanye. Hari abantu babura ibibazo bakabirenza, ntibashobore kubona uko batekereza neza. Kubura ubufasha. Rimwe na rimwe niyo umuntu yifuje igisubizo, nta bushobozi cyangwa abamufasha afite. Kudatozwa gutekereza ku gisubizo. Hari aho usanga umuntu, imiryango cyangwa mu mashuri hatigishwa uko umuntu yakemura ikibazo, ahubwo abantu bakigishwa gutinya amakosa no kunenga. 6. Uburyo bwo gutoza abantu gushaka igisubizo. Muri sisiteme y'uburezi, abarimu bagomba kwigisha abanyeshuri gutekereza ku buryo bwo gukemura ibibazo, aho kubigisha gusa ibintu byo kwiga mu mutwe. Mu miryango, ababyeyi bakwiriye gutanga urugero rwiza, bakigisha abana gutekereza ku gisubizo aho kwijujuta gusa. Mu kazi no mu buyobozi, abakozi n'abayobozi bagomba gushyiraho uburyo butuma abantu batinya gutanga ibitekerezo, ahubwo bakumva bishimiye guhanga udushya. 7. Umusozo. Uburyo umuntu ubona ikibazo nicyo bamutandukanyiriza n'abandi. Abantu benshi babona ibibazo, ariko bake nibo bashaka ibisubizo. Guhitamo kureba ku gisubizo ni ukugira icyerekezo cyiza cy'ubuzima. Ni uguhitamo kudacika intege. Ibi ntibisaba amafaranga menshi cyangwa amashuri menshi, bisaba imitekerereze n'ubushake. Iyo twitoje kureba ibisubizo aho kureba ibibazo gusa, tuba twubaka n'imiryango yacu ndetse twubaka n'igihugu cyacu. Shalom.